ndabona ikibazo mfite utakigize icyawe sinzi impamvu pe ndabona bitanaguhangayikishije nta kintu bikubwiye kandi cyangwa kugira ngo nyibutse ko umwana mfite atari uwawe nganumvira n'ubukwe utangiye kumbwira mwese niba nkubwira ikibazo nkakigutura nkabona ntushaka kugikozwa mwese sinakubwira ngo ugende ubwo se wabimbwira ko uri urakaye njye nkabikora ariko njye ntabwo nari ndakaye nuko wenda wowe ugize ikibazo ariko njye ntabwo nari ndakaye pe rero nabivuyemo kuko nasanze nawe bitakunejeje ikindi kandi Karara yambwiye ngo azanjyana kwa nyirakuru we ngo ibijyanye n'inda byose ababizi bafite nyirakuru uvura Kinyarwanda ngo yafashe ahubwo ibyo byo nabyizera kuruta Karine ese kuki utari kwizera Karine icyo nacyo uzi ko ari ikindi kibazo reka nkubwire sheri buriya nubona iki kintu kije kikankomanga ku mutima inshuro nyinshi kirava okay nabiretse Karara yambwiye ko umukecuru we azamfasha avura Kinyarwanda ngo kandi arabyizeye ikindi kandi nkazamvurira ubuntu ahubwo tugaruke nawe ngiye kuvuga ngo ku bya mama wawe mpita nibuka ko atari mama wawe ku bya Domine buriya Domine ibintu yavuze wabyizeye akumwareka njye ngwibwira ikintu kimwe mbabarira byibura nawe uhinduke kabisa ushobora kuvuga ngo ni njye kibazo noneho muri iyi nzu none se ko yadusabye imbabazi kubera icyo ubikora kubigarura ubwo imbabazi za Domine urabona zavuye ku mutima oya nawe reka kumwita Domina okay za mama wawe oya rega yaba na mama wawe njyewe namwita mama ariko umubyeyi ukuze tugomba nakambyara ni ukuri nakambyara sinakwifuza kugira umubyeyi umeze nka Domine ako se undi ko mbona we wahindutse bimeze bite arega ngingo niyo nizi kugira ute yego nyine niba bavuga ko itari zo gufata ku gakano yabyigishijwe ariko ntabwo bisobanura yuko nawe wahinduka muri ubwo buryo ngereka nkubwire sheri nongere mbigusubiriremo imbabazi za Domine nyuma yaho ikizava muzakirengera kuko sinumva ukuntu Domine yaca bugufi ahubwo ari kugira noneho azaturangize neza tumwizera kandi uzabireba umva nkubwire Karine nta magambo menshi yo kuvugana nawe ibyo kuzana kwigwandika ukigira nk'umuntu wagize gute noneho muhaye uburenganzira genda icyo ushaka ntabwo uzongera kubangamira genda rwose pe genda bigendere niba ushaka kujya aho wateguye niba ufite umuntu ibyo ujya gupanga nawe ushaka kujya kureba genda n'izo mushya wiri gunyaka ziboreye none wishobora kuba n'umuntu umeze nka robo ntuvuga warivumbuye akantu kabaye mu rugo ariko wabigize intambara wiwo nese urikiranye sinakwimye ngo ujya kureba ngo birasanga n'ikindi cyo ukaba aho byatere wivumbura kamera gutya nk'inuza nk'umuntu utaba muri none uzi ko hano umuntu atavuga atashobora kukubwira ngo bite burareba ngo tumbura amaso ariko ubundi reka nkoze gaki unezezwa n'iki mu buzima ndavuga ngo nshira isoni naceceka ngo ni ikibazo naguhunga mu cyumba bikaba intambara naza mu cyumba tukarara dukindagurana ubundi unezezwa n'iki mu buzima ibintu byose ukora rero nta na kimwe ukora neza urumva ari uguceceka ucecekana ubugome ari ukuvuga uvugana umushiha urumva reka nkubwire Karine niba ushaka kujya kwa Birasa kugira undi mugore ugende rwose ubane n'uwo Birasa nakubwira iki gakinga kangirike none si cyo cyatumye urakara se ko ako wajya ukontorora amagambo uvuga cyangwa byibura wajya kuvuga ukanza kuborosa mu kanwa kugira asohokemo amagambo mazima ahumura neza none kikubaje niki gituma warigunze umeze nk'intozi urarebye se ubona Birasa ni indaya nkawe agenda acomeka aho abonye nk'uko nawe ubikora urarebye ubona Birasa ni igicucu cyo gutunga abagore babiri urarebye ubona Birasa ni imbobo ku buryo akora ibintu bitiyubashye ari umuntu w'umugabo ukeka ko Birasa afite ubwenge bupimwa ku kiko nk'ubwo wowe ufite ku buryo afata umugore w'umugabo akamubwira ati ngwino tubane nawe nkugire umugore ku buryo asenya urugo rw'abantu wamurwara yamuruze wamurwara yamuru mbona umeze nk'umuntu uri imbere uri gushishira ubwirwa n'iki ko namurwaye yamuru wari wumva ndaramvuga Birasa ubwirwa n'iki ko namurwaye yamuru nabwirwa n'iki kandi urana mu ntebe ukarara hanze ukarara no mu byumba byawe wende ni urari kurota cyangwa urarota kuvuga Birasa
reka nkubwire nzagutega akantu zose gafata amajwi nuva kutamuvuga. hari umunsi umwe uzicara ukareba kuva kurwara kugera kuri urwo ruhara rwawe ugahita ubona ko birasa nta hantu muhuriye nibwo uzamukura muri ako kabezo ngo ni umuntu. Ntabwo duhora nyine. hari umunsi uzamenya ko birasa afite agaciro kanini mu buzima bwanjye. hari umunsi uzamenya ko birasa kurusha ijambo kuri njyewe. hari umunsi uzamenya ko birasa atari umuntu ukwiriye kwirirwa ubwejagura uvuga mu kanwa kawe umubwira karimo. Soni urumva ukuntu uba wasakuriye. Urabuzwa n'iki se kubivuga nyine? Niwe ugupfubura nyine. Oya. Uramwizeye? Ibyo bintu bikuri kubitekereza. Cyakora napfa kwizera Latifa. Abagome bararutana. Ariko nyina Domino uriye. Nahise kambwira umwana. Latifa ntiyahindutse ntubibona? Nase kuki ntabishidikanye? Kuki ntatinze kuri Latifa ngo mbigire inama? Ese kuki wumva kuko Latifa yahindutse na mama atahindutse? Ega birashoboka byose. Uko Latifa yahindutse na mama yahindutse. Ndakubwiza ukuri. Domino uriya Domino. Azashirika mubazi. Azakudomina. Oya, ibyo kundomina byo byiyorere. Reka mubazi ikintu kimwe. Si ubwa mbere mu buzima bwawe wabona Domina yifuza gupfuka amaso agasaba imbabazi. Sharaga baravuga ngo iryagimwa n'iryamiriza. Oya, ariko ngiye Uriya namuretse. Ngiye si ukubeshya bitewe n'ukuntu Domina muzi. Kamubwiza ukuri. Ibintu akoze. Kintu mbonye ukariseri. Kandi reka mubuze ukuri. Nanjye reka mubwize ukuri. Nanjye kuba ndi kubikemanga uzareba ikizabivamo. Nyamara rero bakubwiza ukuri. Ibi bintu twarabisengeye kandi urabizi. Tuvuge ko Imana rero yamuhinduye. None kucyumva ko bidashoboka. Narakubwiye ngo uko Latifa yahindutse niko nanjye nagiye guhinduka. Kandi ibyo ndi kukubwira. Reka ngubwire nta kibihe bizatubwira reka dutegereze. Sibyo? Gusa uzareba nyuma y'ibi bintu bya Domino. Reka ibya Domino tubyiyorere. None se Kirere yakubwiye ko muzagenda ryari. Ngiye n'ubu ngubu bishoboka. Ni ukuri naguherekeza tukagenda. Nyine urumva Kirere yabinyemereye ndavuga ati nawe ndafata umwanzuro nabanje kukugisha inama. Kandi abantu ndikumenyesha ubyemeye byaba uyu munsi byaba ejo twajyayo. Reka n'umwe kuba. Buri ibintu bigiye kuba inshuro nyinshi ibyo byihutisha. Nubwo bitanakunda ko njye namwe tujyana. Sibyo? Ubwira Clara mugende. Uyu munsi? Mubwire mugende nonaga. Ngo byasaba ko turarayo. Ntabwo se ni ngombwa kurara. Icyambere si uko amafaranga ari mufata akamoto mwihute. Muti kujyana bene y'ibagabo. Ari cyo se kunyura hano amafaranga. Hari ikibazo se? Kandi ugende umubwire utuze ngo amafaranga mugende. Karara! Hano wagira afite imvura mu matwi rimwe na rimwe ntiyumva. Clara! Ngwino hano. Nose kuzi ko wampfubiranyije ubundi wareka ngashaka abandi. Nagupfubiranye se ngo nagukuye. Wabonye nakubwiye ngo. Nyine nta kindi cyatuma umva gutya birasa. Wabonye umupfubuzi. Niyo mpamvu utakinyikoza sha. None nayabe impamvu iri kumurata. Kumva uragenda akagupfubura ukaza wahaza ukaza ukaryama mu ntebe. Akaribu urabona byukora ndi umwana ku buryo ushobora gutekereza. Ubwo nyine birasura mu ndutishije. Umuntu mukuru ku buryo utekereza mbere yo kuvuga. None se kuvuga ngo birasa ngo nzabona kandi ushaka agaciro kuri wowe. Akandusha se gute? Arakakurusha kuva kuri rimwe kugera ku gihumbi. Arakakurusha cyane. Nta n'agasate gatoya ufite ko kugira agaciro kuri njye. Niba umugore aguciye inyuma nukavuga. Ega birazwi. Umugore yakuzengurutse nyine atangira kubona ko uri imbwa kuri uwo mugabo nyine wamukorera akazi. Ubu ndanze ngize imbwa nyine. Noneho base musanga. Uzi n'ibindi gake. Niba urambiwe kubana nanjye, niba wumva kuba hanga wumva amahoro byarakunaniye, mbare rimwe, kabiri, gatatu wansukiye mu rugo. Oya, kandi nawe kuzana iby'umujinya sibyo? Ntabwo sinagushaka kuganira. Ubu akoreka kugamba bari ibintu tuganiriye. Ndavuze ngo rimwe, kabiri, gatatu wansukiye mu rugo. Cyangwa se wige kujya umpa amahoro. Wige n'amagambo uzagira ubwira. Yaba muvuze nabi basiba bari. Sibyo ariko uze wanyirukana ntava no mu rukundo umugabo wawe ngajya he. Ase ngo singajya mvuga kwereka ari. Shiri basiba barasibye bawe kurakara sibyo?
uretse kurakara se basi yose kurakara reba ukuntu we nyimyoza se wagiye basi n'umunsi umwe unyekunda umugabo kamana agaciro basi kavuga isheri nakubwiye ngo urarenza andi magambo urasohoka utanabizinze ako basi mbabari nturakare se ese basi ntabwo wareka no kuryama mu ntebe ukaza ukaryama no mu cyumba izi ntebe zishobora kuzagutera n'umugongo sheri sibyo wambabarisha basi irakurakara ariko uzi iyo wasitse ukuntu uba usa neza reba umaze iminsi ugeze muri ngaho wese urakaye urara mu ntebe sibyo nta kintu uvuga ntabwo tugisangira ku meza ntabwo ukimwita sheri niho utuma mvuga nabi no sibyo basi ntabwo nzongera si sheri ubwo nimba ari birasanga kamwikure mu kanwa nyine mwikure no mu bitekerezo apana mu kanwa gusa ngo wohereje umuhungu ufite agapira k'icyatsi mu ijosi n'ipantaro ya kaki ntabwo ndamubona ndamubonye yambaye ipantaro ya kaki wiziritse agapira mu ijosi sawa ndabona ngezeho biriwe neza hano haruguru hari umugabo uparitse imodoka mwaye kano kantu wakuzaniye ngo kandi ujya wakoresha umubwire ngo bumuhamagare ngo akubwire ukuntu bigenze sawa urakoze yakwishyuye sawa bayo urakoze ndamuhamagara umubwire ko muhamagara sawa urakoze nyine uwo mwana mutarawuzaniye ariko ntabwo mwizeye rwose ntabwo amafaranga nyamuhaye ahubwo ndayakohereza kuri telefone gusa rwumve harya ngo nuko ari uburozi ukaba ukwiye kubyohereza mu kantu gasa gutya ngo umuti ntabwo washyira mu kintu cyiza no gukora aha arambwe nyine ngo ninjya kubikora ngo uhamagare ngo mbiri ukuntu bikoresha mbigenze nyine bigasaba muri salo umugore warahari nzi nabigenze gute ndinde n'ahantu birasaba irembo abyicareho hanyuma iby'umwanya mwabireba none se uyu ni umuti wo gutuma mwikira mukuru yakoze amafaranga nyine ndayohereza nawe wishyuriye mwana wa ndashyira ndakwizeye nizeye ko ibintu hanyuma ibirenge bigenda mugira ubwoba ko bashaka kunyumva ndi mu cyumba ariko nyine nawe urabizi iyi nzu irirwamo ntabwo bayivugiramo ibintu bifite ubwoba pe hagize umuntu yumva noneho waza kandi kaba gashoboka sawa reka mbikore ubwo ngubwo ibisigaye ni kuri WhatsApp nubona amafaranga yawe sawa nariwe bambabaje ugiye kujya unukindagara imbere ya birasa niwinjira asohoke ntuzongera kumurara iruhande agiye kukwinuba ku buryo ubwawe uziturumbura ukavana ukagenda ariko nawe hanze uwo muvunde kuko nk'uko babivuga umwana w'abandi bamushaka ariko bwihaga kunsuzugura se kanshaka hiki reka ndebe neza ibi bintu mana kifuza ndahaze kuri iyi si n'ubwa mbere ndiye neza noneho yangona ndabona ikoze uko ishoboye aravuga ati nkwarurire ibi ngibi yangona mabuja uje kubimena se oya ahubwo ibi nibyo uje kurya wowe nshatse kuza mana ndavuze ati kuza uramu ndabona mabuja yabaye umwana mwiza mbega umubyeyi nako mbega ingumba nako uzumvuga iki ibyo byo mumaye urye jewe arabimbwaye ngo bigushyire
ibiryo musigaje none byagenda bite none nawe usigaje no kuntu yaryaga rego zawe kunari kubirya nyine ngenda haza njya ngo we kurugero ngo akanagira ngo kukimugira agasuzuguro nose kuri kubijya kandi birimo agasuzuguro je mbirya nose gukora iki kuri bava kubwira ntacyo mubwira uzi ko ibi biryo nguhaye ari byinshi siko iminsi natetse none yaje mu cyumba nyine hano tukaba habastoka gace akibona nyine navuga ati ko umushuti wanjye bahena nyine ari inshuti yanjye twari tuvugana amabanga tuzanye amabanga nyifata umuceri nyine nuso cya kintu kinini akunda kunyweramo akiza ngometse wari bakarame undaze kugabanya umuceri ego ndavuga ati ego kumana ngi usugo mabuja urabona koko bahena ari buri iki bahena namubyaye we narakubyaye uri ubyaye na nyirakwanga ngo muri imfura yanjye none hazi iki cyakubwira ikintu maze rero barangenda ndikujagura magira mu mwuka nyine ko uri kunjyamo ako matiwo karame uvuka ku buryo ushobora kwifata ntubwe umuntu uri hanze akagutegeka nawe ukabyemera kandi ari wowe uri mu gikoni ninde unyishyura nzagusubiza gutyo undi munsi gusa nano makuru ufite yamvuga mbikuzana undi yambwiye ngo nturye ndaribaza ko yambwiye ngo irambobo ntirye none yakwise ngo nimbobo bijyana ariko nangura byanze uribeshya ariko ukajya undakarira ujya urakarira ngo nawe urana n'umuhamba yego uriya Karine wowe Karine nawe urana n'ubahanga Karine zagushingura uri muzima we Karine wesha tuzagushyingura upfe ndavuga we watigora iki cya kigoyi ngo ni Karine naho Karine n'umugome we ni daimoni jini gore ijini ikigoryi Karine igicoco akintu ubugoryi agira agira ubugoryi akomeye wararwibonamo ibiki we kwiragiyewe kuba ntubura neza kubera ko mba hanze noneho ujya umbaza ubugoryi agira none ajya bayigize igicoco none ukuntu kigututse ugenda gushyira ngirambaba ngo ibinyago cyangwa ngo rukora akazi ngo rukingurira abantu ubwire ngo irambobo ngo iramarine none so kwise marine nkikanga none akambwira ndi kwirira nyine umuceri marine ayise wowe koko iyi marine musubiza ngo ikire ndavuga ati rero mitavuga ati iyi nanjye mvuga ati nawe uri marine urumva iri imbere ya boss kazi wemeye ibintu byose ari kukubwira none ngo boss kazi we ni iki boss kazi we noneho ni ijini shaitani yes yewe bana ndapfuye mana we mabuja nubukubona ni jini da bivuze se ni jini rwose yibaro we ndapfuye we mabuja mabu cyo nakubwira nuko nanjye ntari bumucumbikire muri ranzo yo hanze kandi ntari bukurarire mu nzu uri umwana ngendo amajini wacu hari igihe aza akanjyamo akanyinjiramo agatuma mvuga ibintu bitari ngombwa none uri ko imana ndaragoye we mana we mabuja mwiza mabuja ugira umutima mwiza imana we bahenda ngo nifuri ha Yes. Anya ka telefone kanjye gato na gatanu. Sabe,
n'abantu bose bo muri ino nzu ngomba kuba nyirandasonga birasa umutima uba ugomba gufata nawe. urabizi ubugome wagiye nkorera bwose buracyari mu mutwe wanjye. Niba ugeze rero gushaka kunteranya n'umugore wanjye ubwo ubwira amagambo, ese urashaka kunsenyera ngo bikumarire ikira? Wangwa iki? Bira, umva nkubwire. Amagambo maze iminsi ubwira umugore wanjye, umbeshyera ngo impamvu ngo nasohotse muri kampani ngo nirirwa amafaranga nyangiza ngo nyajyana mu bagore. Nta soni. Abagore bahe wowe. Bira kari turi wakoze ugashaka kunkura nurabira. Hari igihe wowe nzaguhemukira. Hari igihe nzaguhemukira ku buryo. Ese niba n'umugore nimba ushaka kujyana umugore wanjye Karine, waje ukamutwara n'ubundi ko wantwaye byose, nawe ukamujyana n'ubundi ko ntacyo amariye. Urumva? Ukagenda ukabana nawe. Ndabeshya? Nta nama yawe nkeneye, nta nama yawe nkeneye rwose. Urumva? Umenye ko ari we mwanzi wa mbere mfite mu gihugu. Ugomba kubyara umwana nkabyara umurozi. Ubyibuke. Soni. Ariko ibyo uri kwivugishwa ni ibi. Kuri umugome mbizi, kuri umugome ko nzaguhemukira, ko bizagenda kose nzaguhemukira. Ntaguhemukira? We ntabwo uzi ibyo wankoreye. Aho nageza gutangira kunanya n'umugore wanjye mubwira amagambo. Sawa. Sawa nyine. Sawa. Kupa. Cucu gusa. We ariko mpamvu bujana ukora cyangwa abandi rwanda. Shaka nkubwira nawe utangiye kubimenyera. Kada. Ahubwo nawe ndagukarabye mu nshuti zanjye. Burundu kandi. Urangarabye se ndi womo. Abyara umwana ubyara umurozi. Abyara umurozi nyine. Ubyara umurozi mubyare. Waroga uko ngana gutyo koko. Iyo nyene mbwa navugishaga nawe urayize. Birasa. Uramuzi? Kada. Angiza ngo uramuzi. Kada atabuja. Shaka ari umugome wa undi ushobora no kwica uhagaze. Narabemukiye. Birenze no kumukira mu ngo. Uhemukira rero buriya umuntu yatakwiciye barakira ikintu wamuhora kandi rega no wakwiciye nawe wamubabarira. Ibyo uri kwivugisha no bitane no kunyicira se ari watumye nirwa nicana mu rwanganga bari gasuzurwa. Ku buryo ujya kumuvugisha ukabadukisha umugore wawe. Rega barana nakoye kurusoka hariya tububa gake uza wicara hano urebuzwa ko ntawe kumva. Je nari ndimo hara mu kazu kaje rero nkureba. Ariko buriya uzumva ryari kuba umugabo urugo rwawe uterwa ishema no kuri mu rugo rwawe ukora ikintu cyose ntawe wikeka. Shabyore wose wahamagara birasa ura mugore yumva none nagukubite n'umuhoro. Ko data bujana ufite ubugome ntari ntuziho. Kandi we muntu nanize hanga nk'umuntu muzima. Ubugome wese. Niba mabuja azagira nabi nawe ukagira nabi izahurira he? Sha nta bugome birasa ntabuze. Numujura se. Ubwiye ko umuntu wamemukiye. Yarakwibye? Birenze no kunyiba. Yarakwiciye? Ibyo byose yaba yaranabikoze. Yaragututse se? Ubu buzima ubona mbaye mu uno munsi. No kwirwa nk'umitwe inkonje. No kwirwa mbangerera ibyo kurya. Urumva? No kwirirwa meze nk'umugabo udafite ijambo hano. Byaturutse ko wumva bitabirasa. Ni wabiteye? Ni wabiteye. Ariko rero hari ijambo vuza mu kanya numva se byiza. Ngo unashaka azagutwarira umugore ntacyo yarakumariye. None nimba ageze kuri level yo gutangira kuza kunteranya ku mugore wanjye. Umuntu wanyetse ibyanjye byose nari ntunze. Akaba ageze kuza guteranya umugore wanjye amubwira amagambo kugira ngo umugore wanjye ahora arakaye. Ntago nyumve mvuze birasa nuko ubutaharisha byore. Sizatabuje ko wenda mu magambo make numvishe katarira menshi. Numvishe ko umugore wawe ari we ufite vora y'uru rugo. Ari we nyine ugira ibyo akora wenda nko guhaha nyumve nabi da. Wenda numvishije nabi. Ubwo nta mutwaro uzabaho gute? Wabyumvanye neza. Wabyumvanye neza. Ariko nanicaho gushyira ikikubita nko mu gutwi nk'abandi bijyanye. Ariko nibyo reka tubyihorere kuko sinanakishinga ibyanyu sinzi ukuntu nahuye. Ariko reka nkugira inama. Wenda sinde mukuru cyane. Ariko se ko mbizi gukunda abagore nako ko bavuga ko ukunda abagore. Mbese uko cyabaye. Bande babivuga ariko. Kode wawe da. Ngaho ntacyo komeza mu byo namugira kumwe.
hano uba ushaka kuzica uwo muntu ugize umwaka ugasanga ni nk'umwana wawe wabyaye hanze utabizi ukaba urihekuye. ngewe nkabyara birasa ngewe Gakire umva nkubwize ukuri ntiwamubyara se? ngewe Eh. umva nkubwire nubwo ndi mukuru nk'abashaje ariko ntaho nanyuze ku buryo nabyara umuhungu mbere ubugome afite nimba atarabyawe na Hitler yabyawe na ntuza da ubugome afite wenda yaba amukurikiza nyina. Wenda we niba ufite umutima mwiza ukaba utabyara umwana w'umugome ushobora gusanga yarakurikije nyina umubyara. nimba arakurikije na nyina ubwo na nyina ni umugome. Wenda reka tureke ibya birasa byo ushobora kuba utaramubyaye koko ariko se usanze ari nk'undi mwana wabyaye ukaba ushaka kumuhemukira byagenda bite? Ko nawe ako kantu kazi nyine kukagira ko kugenda ugira gutya hari ahijya na ukongera ugakata gutya. akoze wakicoco akantu uvuga ukambonyeho wowe nta gupfa kuvuga ibyo wumvise amagambo y'abantu niko ntabyo si biki. Ariko rero databuja ushatse wagirira neza buri muntu wese ko burya ngo ubagarira yose kuko utazi rizera n'irizarumba. Kandi mu bintu uzirikane ko imvura yasenye hano hantu ejo cyangwa ejo bundi wabona utembye kagutwara da. ahubwo wagufata guta muri no ruhuru ukamanuka n'aya mazi ari kumanuka kuko umuntu ufite tete umuntu akudubitse mwana nyuma ukangwa nyine nzira ukuri sinenda kugutuma yego uvuza ibintu by'ukuri ntabwo ukwiye kuza kubimbwira wowe. urakoze rwose none bibwire nde? bibwire mabuje uvuga nabi bibe ko nisiko buja urakoze kaso birakoze kawe nabyo yego. Birasa buretse birasa wizera Imana gusa ni ibiki none ngo kabyara urasenga kana babaye Birasa muri ko mbona uhagaze ngo nk'abazimu none byagenze bite? niba wizera Imana ukaba usenga yisaba iki gikombe kikurenze nk'uko uzi Yesu yasabye ngo Mana niba bishoboka iki gikombe kindenze nawe yisabe ikikurenze. Aseka uri kuvuga ibiki? Birasa ufite abanzi benshi kandi buryo uyu muntu ashaka kukwica arabanza akakugiraho inshuti were ntabwo ujye ubimenya. ntabwo ngina ntabwo nigusobanukirwa ibintu uri kuvuga. Erega Clara genda bizi neza rwose ko nawe wenda ushobora kuba wabimenya ukumva ari ikibazo sibyo? Kuba Latifa arahindutse mama agahinduka agasaba imbabazi kuki mwese muri kubigira ikibazo? Nta kibazo na kimwe mfitanye na mama, nta kibazo na kimwe mfitanye na Latifa. Ikindi kandi bamaze kunyereka ko bose bahindutse. Nta kintu na kimwe cyatuma narenze. Uretse gato basi ngiye mbanze nkwisabire. Wamaze kubona ko bahindutse? Wabizeye? Okay, kuba usenga kandi ngenda bikubwiye. Ngenda gusabye imbere kugira ngo wicare muri iyi ntebe ubanze ubitekerezeho ubihe umwanya wawe kandi ubisengere ubundi nushaka ubicare. Ubundi reka kubaza. Niba icyo uri kumbwira ntekereza. Iyi ntebe hari ikibazo na kimwe ufite. Niba ari n'imisumari utekereza ko baba neza cyangwa ari ibyuma, iyi ntebe hari ibyuma ubona. Hari ibyuma ubona muri none. Ikibazo ufite ni ikihe kuba nakwicara mu ntebe gutwaye. Uno no mukandi urajungire ngo ntabwo nemereye kwinjira muri ino salo. Ariko ubwo wamufite n'ubwige. Ngiye cyo nizera n'Imana gusa kandi nawe nzi ko usenga nawe nzi ko yizera kandi iragukunda. Ubitekereze unabisengere ubundi wicare. Mana, niba bishoboka iki gikombe kindenze niba uko ushaka niba uko ngewe nshaka maze wishime. Ntabwo ubwoba bano bantu bafite n'ubwoba bwoko ki? Usiko abantu bagira ubwoba nk'abatizera Imana neza neza burundu.
akoze gake reka maze nkubaza ariko ubundi wowe ubona udashaka kuzangwaho nakugize ni kwa mugore ubundi wowe buriya ntabwo uzangwaho Ese niba nakugize. nyine ubona nta kibazo ufite mu mutwe ikibazo si kihe reba nk'ukuntu reba ukuntu maje reba hano nguvuze maje kwaje neza kubera kwirirwa njombe inzara kwawe aguze ko umunsi umwe uzankubita nk'urutoki hano umutsi ugahagarara nkahita mbura umwuka kandi bazagufunga nitwa nese mugize byibura wabuze n'umunsi n'umwe uzaba umuntu w'umugabo ukajya uhamagara abagabo bagenzi bawe babwira ibintu by'abagabo apana gusutwa nk'ubu birasa umuhamagara umubwira ibintu biterekeranye kugira bigende gute mba ntibivuga aka kanya tuvuganye se guhamagara araguhamagaye urumva se mpamagariye ubusa urumva nta kintu kizima mpamagaye ambwira nyamara Karine bitinde bisherekeye ibyenda birasazamenyekana bizamenyekana hazamenyekana ibiki nina byo kwirirwa umuhamagara umubwira ubusa byo kwirirwa uhamagara umugabo mugenzi wawe umutuka umubwira ibintu biterekeranye amafuti yose wakoze ukumva ko utabasha kuyasiporuta ngo wirengere ingaruka zayo ukumva ko uzajya uhoza ku nkeke birasa wowe na birasa nzabafata uzadufata se dukora iki nyine uzadufata dukora iki ibyo mukora we nawe n'ibiti bibahuza nzabimenya neza kandi nitoze ntabwo ari kera nuko se nudufata bigende gute nzakwereka cyangwa mutema kundi maze agatsinda wibwira ko amakosa yose ugira uburayi ugira n'abandi bagabo ari uko bateye erega ari abagabo bakiri imfura ubuse ntabwo biri kwigaragaza tware birasa ndaguvugisha ese aba ari kukundegaho ntabwo aba akundegaho ahubwo abambwira urushako rubi nashatse rero reka mbanze ngusabe niba utabasha kwiyubaha basi mbabarira unyubahishe wubahe yuko ngucumbikiye wubahe yuko turara mu buriri bumwe wubahe yuko uri umugabo udafite byibura n'ikintu na kimwe ashobora gukora muri uru rugo umuriro ntiwashira ntahari ngo byibura n'uwa magana abiri nsanga mutari mu kizimu uhita uhamagara ngo bwira Karine ngo azagure umuriro mana ariko ibyo ngibyo bituma utangiye kujya unca inyuma n'undi mugabo sheri ni ibiki nabuze numva abona ko araramuvuga ntabwo uzi ibintu karara bari kuvuga koko ngaho ngonga ibintu by'uburozi ibiki n'ibiki ese si nk'ibyo byose ese ubu nawe biriya bintu kuko urabyizera ibaza umuntu ubuza kwicara mu ntebe ngo mbanze nsenge ubundi njya kuryama azaza ambwire ngo nindeke kuryama mu cyumba cyanjye mbanze nsenge ako sheri jya wumva rimwe na rimwe jya wumva nandura ivugira ubusa ku musozi ubu karara arifashe arakubwira ngo ntiwicare muri iyi ntebe ku busa none se ko nanamubaje ntihabaye iki harimo iki akambwira ngo nta kintu ubu ntacyo nkubwiye ngo wowe senga nahise koko reka ngo ugurishe hari igihe tudasenga koko ahubwo reka nkubwire ibintu bigiye gutuma ngira byinshi ntekereza ubu karara arifashe akuza kwicara mu ntebe gutyo ku busa none se ko mubaje ngo nambwire impamvu akambwira ngo njye ninsenge gusa ngo wowe none uyicayemo uyicayemo ariko rero nubwo nyicayemo nasenze da yansabye nabikoze aho ushobora wari uzi ko imana idusaba kugira ubwenge ibintu byose uzajya uvuga ngo wasenze reka nanjye nkubwize ukuri ku imana niba mu mutima wawe harimo kwiringira imana no kwizera imana ndakubwiza ukuri ko nta murozi n'uyu n'umwe uzakurwa aho wenda kuya ko imana ikunda injiji ntabwo akunda injiji ariko none imana ibintu byose nubwo dukwiye gusenga dukwiye no gushyiramo ubwenge ku buryo wakiringira imana umurozi akaza akakuroga ugapfa cyangwa ugahinduka umurozi akakuroga ukarinda unapfa ahubwo umva nimba koko ari ibindi tuvuge ko abizera imana bose se batabona nta kibazo nyine bazanduge n'ipfirwa umunsi wanjye uzaba wageze ntacyo nabihindura ko baraguca inyuma bajyanye basize iki mbabara umbwire nk'ikintu cyo mba njyanye wowe uramfuhira ndi umwana wabyaye uramfuhira ndi nyoko njyewe uramfuhira ndi iki cyawe uri umugore wanjye Karine ndagukunda ubimenye ko ngukunda wowe umugore wanjye ngomba gufuhira guhera mu gitondo nimugoroba nushaka ubimenye urumva ni uburenganzira bwanjye umugabo rero uzi ubwenge afuhana ubwenge nagafuhana ubugoryi nk'ubwo ntareba ubwo nimba ubugoryi bizamenyekana ese kare we tuvuge ku nyama iyo mba ntagukunda nta nubwo tuba tukibana muri iyi nzu ariko iyo uri kuzanamo ibintu byo nakita siki mba nabiburiye n'inyuto byita urifata umuntu w'umugabo ukagura amayinite ugahamagara umugabo mugenzi wawe ugiye kumubwira ubusa ibyo nyine birasa urumva sinzi n'impamvu aba bikuzanyemo atabinzanamo se ntaba ndegera umugabo wawe twakoranye imyaka igeze muri ngahe ntabwo ajya kukubwira ibyanjye nawe duhorana muri ofisi urumva bitangiye kuza ejo bundi mvuye mu kazi kandi ariwe wabigizemo uruhare rero ninde
niba wabigizemo uruhare niba wagutegetse kujya utereta abahisi n'abagenzi n'abagenzi ko ari amagambo ayo ngayo akubwira ari uguteranya ibyo bintu babihagararanye ikimenyetso ubu nzanye nk'abakobwa nka babiri mwasambanye wakihagarara imbere yabo uvuga ngo wabonye yerekana amafoto nta foto nta cyabaye wayerekana amafoto ndi kubasambanya nta foto nta cyabaye nta cyabaye nyine rimwe shaho reka nkubwire imbeba yahoraga yidoga kuri shebuja ikarya amavuta y'inka babikiye nyirabuja ikarya ibirayi ikarya ibitoki ikarya amandazi noneho rimwe barayitega irya ibiriho panya ya sumu hanyuma urashaka kunyitiranya n'imbeba rero hari umunsi umwe uzagwa mu mutego ukaririra mu mutego nka kureka rwa gakoco sinyitego uwo mutego rero uri kuvuga uzantegamo sibyo hari igihe uzawutega nabi akaba ari ushibuka umuntu wakubwiye kujya uvuga wambaye ingofero ngewe ntukavuga wambaye ingofero usuzugura hasi ingofero niba wayiguze ingofero se nawe warayiguze uri gukomeza wizunguza uruhara uri aho ngaho uzunguze ingofero ni yawe mu byo waguze si ingofero ndi gukora ningira gutinyisha ariko si umurasha ningira gutinyisha kandi kari urebe hari igihe uzagira gutya nko mbomora ngaho mbomora ariko ariko ngiye ndi kumva nkumbuye kumbomora nyica nyine ndi kumva nshaka kunyica nyica ushaka ikigo nta soni ariko si umushaka ukuntu kuba wigize jerekone nta soni